Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Haleluya, haleluya, bwoko bw'Imana, shuti bene data mwese abakurikira ibi biganiro, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Ndizera yuko muri amahoro aho muherereye. Nukuri n'umunezero mwinshi, ndanezerewe mu mutima wanjye. Nzamuri Imana icyubahiro nyishimira kuko ikomeje kubarinda ndetse nanjye ikaba yarandinze. Uyu munsi kuri uyu wa mbere dutangiye icyumweru cya gatatu cy'uyu mwaka wa 2022. Nukuri iminsi irihuta bene data, ndabinginga kugira ngo iki gihe cyacu tugikoreshe neza. Igihe Imana yaduhaye tugikoreshe tuyibera ab'umumaro. Aleluya, ndizera yuko rwose turi kuba ab'umumaro muri uyu mwaka twatangiye. Reka rero dukomeze iki kiganiro cyacu. Mbere yuko ngira icyo navuga, mbanje gushimira Imana cyane ku bwanyu. Ndashimira buri wese ushyigikira uyu muhamagaro. Ndashimira by'umwihariko abantu badusengera. Ndashimira by'umwihariko abadufasha mu buryo ubu n'ubu. Ndashimira cyane abakozi b'Imana bitanga kugira ngo mubone iri jambo rya buri munsi. Ni ukuri ni umurimo mushobora kwibwira ngo ni umurimo woroheje, ngo ni umurimo mutoya, ariko oya, ni umurimo utoroshye, ni umurimo usaba ubwitange bwinshi, ni umurimo mwiza ariko kandi tuzawuhemberwa. Imana ishimwe cyane, Imana ibaha umugisha mwese. Reka rero dutangire nanone dusoma ijambo ry'urufunguzo, niko navuga, ryo muri Zaburi ya 40. Haravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye, kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niyo shimwe ry'Imana yacu, benshi bazabireba batinye biringire Uwiteka. Haleluya, ngo benshi bazabireba batinye maze bakora iki? Biringire Uwiteka. Haleluya. Iyi ngiyi ni intahe Dawidi yatanze avuga iby'Imana yamukoreye, ngo yategereje Uwiteka yihanganye. Hari umuririmbyi nkunda waririmbye akantu kameze gutya: mu mibabaro yanjye nambaje Uwiteka, Uwiteka arantabara, yanuye umutwaro nari ndemerewe, indirimbo z'amashimwe ntizizashira muri njye. Haleluya. Ndakwifuriza kugira ngo Uwiteka gutura umutwaro waba wikoreye muri iki gihe. Niba hari umutwaro wikoreye muri iyi minsi, icyampa kugira ngo Uwiteka awuguture, icyampa kugira ngo Uwiteka akuremera amashimwe, maze ashyire indirimbo nshyashya muri wowe, indirimbo nshya ayishyire mu kanwa kawe nk'uko yabikoreye Dawidi. Ibyo ngibyo arabishoboye. Aleluya. Nuko rero nshuti z'umusaraba, reka dukomeze tunareba ijambo tuzigaho muri iki cyumweru cyose. Turi ku ijambo rivuga ngo twirinde ubunebwe bwo mu buryo bw'umwuka. Twirinde ubunebwe. Umukozi w'Imana Petero mu rwandiko rwa 2 rwa Petero yandikiye abo muri iriya torero ryo muri Aziya,
abandikira ababwira ngo birinde kugira ngo batagwa mu moshya. N'abantu bari barakiriye agakiza, n'abakristo bari baramenye iby'Imana, bazi ijambo ry'Imana, ariko baza kugira ibyago mu gihe bari barimo. Haza kuza mu itorero ryabo, haza kuza abahanuzi b'ibinyoma, abigisha b'ibinyoma. Yewe n'itorero ryari riri mu bihe nk'ibyo turimo. Ni ukuri habonetse abantu abaza bigisha inyigisho zitari zo. Nuko rero Petero, mbese nk'umushumba mwiza, yabahaye impanuro zo kugira ngo birinde batazagwishwa n'abo bantu. N'ayo magambo rero yababwiye. Reka mbanze mbasomere amagambo yababwiye mu gice cya mbere cya Petero, uhereye ku murongo wa 10. Yarababwiye ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo, ari we mwami n'umukiza wacu. Aleluya. Nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi, mugakomera mu kuri muri mwe ubu. Aleluya. Murumva yuko nk'uko nababwiye, yabwiraga abantu basanzwe ari abakristo, arababwira ati mukwiye kurushaho kugira umwete wo gukomereza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu. Bari barahamagawe, bari baratoranyijwe. Arababwira ati mukomeze mugire umwete mu byo mwemeye, ngo kuri muri mwe hari ukuri kwari kuri muri bo, ukuri kw'ijambo ry'Imana bigishijwe, ukuri kw'agakiza bari barakiriye. Yaravuze ati mukomeze mugumye muri uko kuri, mwirinde abaza kubabwira ibinyoma. Noneho rero usubiye hejuru gatoya, niho ubona ya magambo tuzigaho muri iki cyumweru cyose. Aravuga ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Mumva atangiye avuga ku mwete, ngo mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Aleluya. Ngo bizatuma mutaba abanyabute. Ndakwifuriza kutagira ubute muri ibi bintu twakurikiye, muri iyi nzira y'agakiza turimo. Ndakwifuriza kugira umwete, we kugira ubute. Ndakwifuriza guhora uri maso. Aya niyo magambo Petero yababwiye. Mu buryo bw'umwuka tugomba guhora dutera imbere, tugomba guhora dutera intambwe. Ntabwo ugomba kwishimira aho uhagaze honyine. Oya, niba wajyaga usenga rimwe, ongeraho inshuro ya kabiri usenge kabiri. Niba wajyaga gutura aya n'aya, wongereho aya n'aya. Niba wajyaga hari igikorwa iki n'iki wajya gukora, genda wongereho n'akandi kantu. Ntuwishimire guhagarara aho uri, ahubwo utera intambwe wegera imbere, kuko tugomba kuva mu bwiza twinjira mu bundi. Aleluya. Ibyo Petero yabwiye aba bakristo, nanjye kandi nibyo mbifuriza. Ndabifuriza kugira ngo nukuri ingeso nziza tuzongereho kumenya tukongereho kwirinda n'ibindi. Buri wese yagenda agira icyo yongeraho. Mugire rero umunsi mwiza. Ndabifuriza gukomeza gutera imbere. Ndabifuriza kugira umuhate mu by'aka gakiza, mu by'uru rugendo twakurikiye.
Mana data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye nkuzamuriye icyubahiro, gushimiye kubw'ubwoko bwawe bwakurikiye rino jambo. Ndakwinginze kugira ngo iri jambo nawe ukomeze uriherekeze mwami. Ijambo ryawe iyo risohotse ntabwo ngo rishobora gusubira inyuma ritagize icyo rihindura. Nuko rero ndakwinginze kugira ngo iri jambo ukomeze uriherekeze, uryambike uburyohe bw'ijuru. Haleluya. Reka iri jambo mwami rigira icyo rikora mu mutima y'abantu bose baryumvise, maze barigenderemo. Mbifurije kandi kugira umunsi mwiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.